Tekereza isi yuzuye intambara, indwara, ubwoba n'ibimenyetso abantu benshi batumva. None se niba ibintu byose turi kubona uyu munsi byarahanuwe imyaka irenga 2000 ishize, kuki abantu benshi batinya igitabo cy'ibyahishuwe? Ese ni igitabo cy'ubwoba cyangwa ubutumwa bw'imbabazi Imana iri guha isi bwa nyuma? Uyu munsi tugiye kwinjira mu mabanga akomeye cyane yo mu gitabo cy'ibyahishuwe, kandi ushobora gutungurwa no kubona ko byinshi biri kuba uyu munsi byanditswe muri Bibiliya. Uko bisanzwe rero dusabwa no gukora subscribe, share ndetse na comment kuri Humble Goodness TV kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Igice cya mbere rero duhereye ku gice cya mbere ku gitabo cy'ibyahishuwe, tugiye kumenya igitabo cy'ibyahishuwe ni iki. Uraza gusangamo ubusobanuro bwacyo bwimbitse. Rero nk'uko bisanzwe igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo cya nyuma muri Bibiliya, cyanditswe n'intumwa Yohana. Yohani igihe yari yarafungiwe ku kirwa cy'Ipatimo. Yohani rero yari yaratotejwe kubera kubwiriza ubutumwa bwa Yesu. Ariko aho kugira ngo acecekeshwe, Imana yamuhaye iyerekwa rikomeye cyane ry'ibizaba ku isi. Ni naho havuye rero ibimenyetso by'iminsi y'imperuka. Hariho ikimenyetso cy'inyamaswa y'ibanga, ikimenyetso cya 666, amatorero 7, ndetse no kugaruka kwa Yesu, ari nabyo tuzagenda turebera hamwe mu biganiro bikurikira, tugenda tureba kuri ibi bimenyetso duhereye ku cya mbere tukageza kuri iki cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Naho igice cya kabiri rero, igice cya kabiri dushobora kwibaza ati kuki abantu benshi batinya ibyahishuwe? Icyo nawe ni cyo kibazo wakibaza muri uyu mwanya. Nawe ushobora kubutinya igitabo cy'ibyahishuwe, ariko abantu benshi bumva ibyahishuwe bagahita batekereza imperuka, intambara, kurimbuka. Ariko ukuri ni uko iki gitabo kitanditswe kugira ngo gitere ubwoba abantu, ahubwo cyanditswe kugira ngo kiburire abantu, kibakangurire gukurikira inzira ya Yesu Kristo yatwigishije, kandi kinabategurira kugaruka kwa Kristo Yesu. Rero ni nk'umubyeyi uburira umwana we mbere y'akaga, niko twagifata. Kuko akenshi na kenshi harimo imiburo myinshi tuburira uburyo ki tugomba kwitwara muri ibi bihe turimo cyangwa se ibihe bizaza. Urumva rero ko kimeze nk'umubyeyi uburira umwana wiwe abona ko agiye kugwa mu kaga cyangwa se mu bibazo bikomeye cyane. Naho igice cya gatatu hari ibimenyetso bigaragaza ko turi mu bihe bidasanzwe. Hari ibimenyetso bigaragaza ko turi mu gihe kidasanzwe. Uyu munsi rero isi yuzuye ibintu bitangaje, intambara zidashira, abantu bafite ubwoba bwinshi, urukundo rugenda rushira, ikoranabuhanga ririmo kugenzura ubuzima bw'abantu, uburiganya bwinshi mu isi. Harimo n'uburiganya bwinshi mu isi cyane rwose, nk'uko namwe mugenda mubyibonera mu masosiyete atandukanye tubayemo. Ikibazo rero ushobora kwibaza, se ibi byose byaba bifitanye isano n'ibyanditswe mu byahishuwe? Icyo ni ikibazo wakibaza, nanjye nkibaza. Ariko hari icyo Bibiliya ibivugaho. Bibiliya ivuga ko mu minsi ya nyuma abantu bazakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Rero iyo urebye isi y'uyu munsi
biragaragara ko hari byinshi bigenda bihinduka ugereranyije n'uko ibintu tugenda tubibona cyangwa tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Rero igice cya 4, isomo rikomeye twakuramo uyu munsi, isomo rikomeye wakuramo uyu munsi cyangwa twakuramo uyu munsi njye nawe. Isomo rya mbere ni ukuba maso. Nk'uko mu Byahishuwe bitwigisha kutabaho nk'abasinziriye mu buryo bw'umwuka, niko dukwiye kugira kugomeza tuba maso, tumere nk'abasinziriye, ahubwo duhore turi maso. Isomo rya kabiri ni ukudatinya. Nubwo hari ibintu biteye ubwoba bivugwa muri iki gitabo, ubutumwa bukuru ni uko Imana igifite ububasha. Urumva ko Imana ifite ububasha ku kintu cyose kiri hano ku isi. Ariyo mpamvu ku bantu bari muri Kristo Yesu, abo Bibiliya ivuga ko nta teka bazacirwaho kandi nta kintu cyose kizabatera ubwoba. Niyo mpamvu rero tudakwiye gutinya. Abari muri Kristo ntabwo bakwiye gutinya. Naho isomo rya gatatu ni ukwitegura. Kwitegura rero ni ukuvuga ko ubuzima ntabwo ari amafaranga gusa cyangwa ibintu byo ku isi. Hari igihe umuntu wese azahagarara imbere y'Imana kuri wa munsi rero w'urubanza. Rero ni igihe cyawe njye nanjye kugira ngo twitegure icyo gihe cy'urubanza, kugira ngo tuzagaragare imbere y'Imana tutariho umugayo, nk'uko ari ibyo Imana idushakaho, hamwe no gusaba imbaraga kugira ngo igomeje kutuneshesha gukora icyaha. Naho isomo rya 4 ni ugukomera ku kwizera. Nk'uko Yohani yakomeje kwizera no mu mibabaro, natwe tugomba gukomera ku Mana. Nubwo isi yahinduka cyangwa ikaduhinduka, ariko tugomba gukomera mu kwizera. Ahari ikibazo gikomeye si imperuka izaza. Ahari ikibazo gikomeye ushobora kwibaza, ese imperuka izaza ryari? Ahari se ikibazo gikomeye ni ese umuntu yiteguye cyangwa ariteguye? Kuko Ibyahishuwe bitwereka ko nyuma y'umwijima hari intsinzi y'abakomeza kwizera cyangwa bazakomeza kwizera. Rero wowe ubona ibihe turimo bifitanye, sinzi nimba wowe ubona ibihe turimo bifitanye isano n'ibivugwa mu Byahishuwe, ariko nimba ari uko ubibona, andika igitekerezo cyawe hasi. Niba ukunze ibiganiro nk'ibi, kanda subscribe, ukore like, ndetse unasangiza abandi iyi video kugira ngo ibiganiro tuzajya dukora bijye bigera ku bantu batandukanye. Njye mwabanye muri iki kiganiro rero yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Humble Goodness TV. Mbifuriza akazi keza ku bagafite, namwe mudafite akazi ndabihanganisha, mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icya mbere rero ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose.